Bakunzi b'ikiganiro Twigenere Ijambo, aho muri hose mu mpande zose z'isi, mbanje kubasuhuza mbifuriza ikaze muri iki kiganiro cyateganyirijwe by'umwihariko umusizi Bahati Innocent Musa. Muri kumwe na Marie Umutesi. Abenshi muri mwe muri kwibaza muti Bahati Innocent ni muntu ki? Bahati Innocent ninde? Ese ni umusizi ki? Mbere yuko dutangira rero ntimwibagirwe kulike, gupartaja ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo dusangize abatashoboye kuboneka muri iki ikiganiro cyacu. Bahati Innocent Musa ni umusore w'imyaka 32, akaba yaravutse ku itariki 27 Mata 1989. Yavukiye i Nyagatare, akaba ahafite ababyeyi n'abavandimwe. Amashuri abanza yayize i Nyagatare, ayisumbuye ayiga i Nyanza, naho kaminuza ayiga muri Rukara aho bita muri Kigali Institute of Education. Yahize ubutabire, ibinyabuzima n'ubugenge, ibyo bita mu Gifaransa chimie, biologie et physique. Mu buzima busanzwe Bahati ni umwarimu mu kigo gikomeye cyitwa Green Hills, aho yigisha ikoranabuhanga. Mu bijyanye n'abasizi, Bahati ni umwe mu bagize inteko nyarwanda y'abasizi. Bahati yamenyekanye cyane mu bisigo bivuga urukundo ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Mu bisigo bye twavuga nka Fungurira, Imana ya Sembwa, Muvunyi, tutibagiwe na Rubebe, umusigo wamuhesheje ishimwe mu irushanwa rya Kigali Vibrates with Poetry. Bahati rero yaje kubura irengero ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2 mw'uyu mwaka wa 2021 kugeza amagingo ya nta gakuruke. Ntabatindiye rero, reka mbagezeho abatumirwa bacu. Ndahera kuri Dr Eugene Shimamungu, akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bumenyi bw'indimi, ibyo bita mu Gifaransa Doctorat en sciences du langage de Paris Sorbonne. N'umushakashatsi ku Kinyarwanda, akaba n'umwarimu muri kaminuza. Eugene Shimamungu akaba akuriye inzu y'ibitabo Edition Source du Nil. Yanditse ibitabo ku Rwanda no mu Kinyarwanda. Mw'ibyo bitabo harimo Ikibonezamvugo 1998, Le Kinyarwanda, Initiation à la langue bantou, Paris Harmattan. Twavugamo nanone inkoranyamagambo ebyiri, iya mbere 2008, Nyamunini, Dictionnaire bilingue et encyclopédique Kinyarwanda-Français, Lille, édition Source du Nil. Hakaza 2019, Dictionnaire bilingue français-Kinyarwanda, Lille, édition Source du Nil. Umutumirwa wa kabiri ni Thierry Rugandura, akaba ari muri association Inyange. Iyi association ikaba izwiho kuba imenyekanisha kandi yigisha umuco nyarwanda ndetse n'ururimi rwacu. Thierry Rugandura rero akaba ari umukunzi kabuhariwe w'umuco n'ururimi rw'ikinyarwanda. Akaba akunda isesengurwa ry'imivugo, ibisigo ndetse n'inanga. Aba batumirwa bacu baraherekezwa na mugenzi wacu Natasha Abingeneye. Akaba ari umwe mu bayoboye umuryango wacu Jambo ASBL. Natasha Abingeneye rero akaba ari muri benshi bafite inyota y'umuco n'isesengurwa ry'ururimi rwacu gakondo. Ijambo ni ryawe Natasha. Mwakoze kwemera kugira iki kiganiro nanjye. Ngiye nitwa Natasha Abingeneye nk'uko babivuze. Ubwo ngiye kujya mbabaza ibibazo byo gusobanukirwa ku bisigo bya Bahati. Nk'uko twabivuze rero, abakunzi be twagiye tureba ibisigo yavuze, dusanga ntago byoroshye kubyumva. Burya hari igihe ikinyarwanda kiba kiri cyo hejuru cyane bikagorana. Uno munsi rero tugiye kugerageza kubyisobanukirwa hamwe n'abatumirwa bacu. Ubundi turaza no kugeraho tuvugane mbese ku bisigo twakunze tubisangiranye. Ubundi tuze kugaruka ku kamaro k'abasizi n'impamvu tubabajwe cyane nuko Bahati yaburiwe irengero kugeza na n'ubu.
tujye guhera rero ku gisigo cye cya nyuma aricyo mfungurira, aricyo yasohoye mu kwezi kwa mbere kuno mwaka 2021. Mfungurira rero reka tuyumve, ubundi ndaza kubabaza ibibazo mumfashe kuyumva icyo yashatse kutubwira. Murakoze. Sinsabe nkaje sindugutuna, sinsabe inzuye sindugutuna, nawe mubyeyi ndamira nteze rino ndamuke, wenda ubuke rugira zanjyeneri genurina, winsiga nsamba mfungurira. Mana nkuru koko, Mana isumbiye u Rwanda yaneshejwe ureba, Mana isumbiye abera yasasiye ubusambi gasegura inda ndende amasabakte hani, Mana nihe mpamvu mpanya pepe nugo nowe nisari mfuyurwa abadarirwa hagati mu Rwanda basigaza abandi basagurira ingarani, umuyaga umpuha inyuma no mu nda, mpinguranye undebe ntambireka ngo ukinze, nusanga mbabaye nyabyo umbyara ubundi ungirira ibambe, unkundire rero ngo utume iwacu ugirira ubuntu nta gihembo, sumbye ishuheri na serwakira imbaduko, usange mama usange data aho babuyera mu ndorwa ya muvumba, uti mbabarira mawe ugira impuhwe dawe, ubu mbabwira ndahira umwuka mu kanya mu kandi nkuru mbiraza, sinasambanye sinzize sida rwose, si ibisere by'imyambi n'amashwe mva kwiba, nzize inzara muzi nabuze icyo ndya. Ndi muto ndabizi ntimwari mutunze, gusa mwari mutuye mufite isambu n'uduka dutanu dukamwe mwimwe, mu mashuri mbintyoza ndatsinda, muyisumbuye hiryo gusina iratezwa, haciye igihembwe hatezwa n'iyayo, imyaka 3 mwugariza ikibando, imyaka 5 dutarase tugenda umugenda, mushiki wanjye ho hafi duhuza umugambi, dutsinda amashuri amasambu muyimaraho, ubu murarya mugotse muvugiye guhingira abandi, ndabizi babyeyi yo sinkuru mbwirwa. Iyo menye iraheruka nuko isi iteye, nuko ndapfuye ubu ntacyo nkishije, icyo navukiye nuko bacuza, none mu buyeriye nurusha ikivi, iragatsinga ijuru navutse nkaba igisambo nkacura iwacu, ubu nkaba mbahanye mu ishavu n'ubutinde. Twanyandwe na twanyaminani uzatusange aho twigira kwa Naniyasi, uti mutahe na mukuru mubi, uti ntacyo yabimye ntacyo yigeze, iyo kigira ntiyakaziza inzara, uti bene mama mukomere ahari mwebwe Imana irababona, usubira umbwirire data uti nkibura icyo ndya neza naribwiye nti nibura wataha, nubwo mbizi murya musiba ariko ntimuramara pepe, ese nakwihanganira urwo rubwa ariko nkakunda nkaramuka, nyamara nasanze mu ndorwa ariyo bigwa, mbona sinabona ihoro ndi haderevu ngo mpeke ngeze iyo ngiyo, mpitamo gusibira nsenga sakindi, none ikindi cyanze kumuva mu nda. Kampere umukobwa w'igitego wabasumbije umutima umuhora akeye nakunze, urabeho mama singusize mbikunze, nukuri nzi umutima wawe utagira inenge, nzi kudasamara ushiki ibintu, nzi kutari umwasama nk'akadete, wankunze byimazeyo ndabizi, utanzeyeho inoti n'imirage, ahubwo unshima ubushongoro unshima uburanga, unshima ubuhanga unshima imigambi, nyamara mama ibyo nibyo hazaza, urabeho rero sinzahageza, ni nkabyo none ndaramuka. Hano bisa nkaho Bahati rwose inzara imwishe, asa mbese nuri no gusezera ku bavandimwe, ku babyeyi no ku mukunzi. Dr. Shimamungu, mushaka kutubwira icyo mwumvishe muri kino gice, mudusobanurira mbese icyo mwakuyemo? Ibyo Bahati avuga muri kiriya gisigo cye, ndumva umuntu atabimubaraho kubera ko ntabwo ari ushonje, ngira ngo atarabura yari afite akazi. Ndakeka ko uriya yaba avuga ikibazo kiri mu rungano, ikibazo cy'inzara kiri mu rungano cyangwa mu gihugu, akaba ari byo yakozeho igisigo cye. Hari abagira akavuga ati Mana ndapfuye nabuze nayo gutaha, bisa nkaho nyine ari kwerekana kuri ako iyo nzara mbese tubiri mu Rwanda. Birashoboka kuba ari byo ari kuvuga, kandi ukumva arimo aratabaza ariko ntagire umuntu umusubiza. Bigomba kuba ari, ntabwo navuga ngo ni ukwiheba, ariko ni ikibazo gisanzwe kiri mu Rwanda cy'abana baba barangije amashuri bakabura akazi, bakaba basabiriza, ugasanga babuze umuntu ubatabara. Rugandura, hari ngaruke ku bintu nagiye numva, hari avuga ati sesa kindi ko ikindi cyanze kumuva mu nda. Aho hano ntabwo nahumvishe neza, buriya byo bishatse kuvuga iki?
numvise avuga nyine ko inzara imumereye nabi, ageze ahantu bisa no kwiheba, ari kuvuga ngo nsigare ngo nteze kindi, ni ukuvuga mbese ategereje ibizaba utaha, nta yindi we gahunda ye bwite afite yamukura muri ibyo bibazo, ategereje ikizaza icyo mvuga yenda ngo Imana yamuteganyirije. Urumva ni umuntu mbese ubona we mu bushobozi bwe adashobora kwikura mu bibazo arimo, muri iyo nzara arimo. Ariko noneho hakazamo n'akantu gasa no kwivuga ati sakindi banza hari n'ubundi ntacyo biri butange, ntabwo bahari banza itazabyara ikindi. Kadukomeze noneho twumve ku byo yakurikijeho nyuma yaho. Urukundo niyo rwaba inyanja, inzara iyo yinjiye ruba ishyamba, amafu akibyaza ibinyogoti, imihini igahinduka ibinyabwoya wari uzanyerera agahanda. Ese ko ndeba umusizi mfuye ubwo hari umurenza amaso ugitamba, maese bariho bibone yubahaga, nyamara inzara ubanza no mu mfura ihakomanga. Sinsigaye mbona bahaha bisihinga ngo ibiciro birikuye imitahe ntiyege, ariko uzabarebe mu birori rubanda ubareba baba bakeye, mu myenda igoroye yose, mu magote n'amakanzu y'urunyenyeri. Nyamara imisango ivuga batumva, ahubwo bose biyumvira, hakagorwa abasangiza b'amagambo basabira buri jambo amashyi. Mwamuhaye amashyi bagenzi, amashyi nanone ndabinginze, amashyi yanyu ari hehe? Naho ibirori byose, abandi nabo kubw'ibyo bagakomesha amashyi ibiganza, nyamara amaso yarora ahandi. Ubwo si byo n'iki sinzara n'intugunda y'ikode ry'inzu n'ikote? Niba wenda uzi ngo ndabeshye, uzabareba amafunguro asohoye, buri wese agira umurava atigeze, ikikwereka kandi ko ari ay'ubuyuko. Ucika ngo ntabyitaho ibirori, yicuza ahubwo ko yatumiwe agatwerera, akaba atashye atari y'ibihwanye. Yewe genda batanze ndapfuye, gusa nzabategeka nimuze, ngiye gushinga y'ubwami buzitwa ubwami bw'abadaru, uzapfa wese azizisara zansanga mutegeke. Nduzi hari benshi biriwe bataraye, gusa gupfa ntibyoroha nshuti zanjye, aho mwerekeza si heza, habaragiyeho harambye nkaba ndaye mpaminuka. Gusa najijwe kera nkinigenza, ubundi nakabaye naribye mu mezi nkirangiza kaminuza, cyangwa yewe na nyuma yaho byari bunkiza ubunango cyangwa bikansunikira iminsi. Naho nyakujya nari mpanitse zaharutswe maye ngo ndi namapfura n'inamagi, njya namararo 8 urwa 9 rukaba ibwami. Inzara yishize ntijyana n'ikinegu, nize neza mfite ahazaza, reka noye kwandabuzwa n'ibije, kwitsinda bitera kunesha. Ariko mana ubusa hazaza handi nihe ko mpfuye? Iyo mba naribye simba maze kandi karinga ntariye, ubu iyo mba naribye mba nibura mfunze, nkaba nzi neza ibigori saa 8 kuko biza, nkaba nzi neza ntakenga yuko n'uwejo bizaza, kurambaga n'ukuramuka n'imigambi y'ibyeje ishinga ku byo wariye. Narangaye ku buzima ngo ndarengera ubupfura, kandi mbizi neza kuba mu nda iyerade nk'iyange itasiba kugutamaza. Nanze ndagamburuye, iyo ntora se nibura n'akabando nkajya ngenda nk'abakaba nsaba abagenda n'abahita, ntisimbona mu ndengere, ni kandi kumpa n'ubupfura mu bundi, kuko ari ukurengera ubuzima. Ni ikiguzi kandi cy'umugisha, dore ko n'uwanjye ugura make, si nk'uwo kwa Kintuzi ujya amajerwa cyangwa kwa Rukende n'amasoro. Nyamara agahangane ntabwo mpemuke ndamuke n'ububwa, nta metero 2 zose zishinze daga mu nzira zisaba abagenda n'abahita. Ntihava ubupfura navukanye ntabunera, nyamara ubupfura si ubushongore kambabwira, aribwo sinakabaye ndi mu bashonje. Ubupfura si imitonzi narababwiye, ari inzovu zagahatse rubanda. Ubupfura ni igaburo wariye, mbabajwe nuko mbimenye ntinze, kandi wumvuga ngo narize nsoza ishuri ndi ikirenga. Umbonye wese ngo uzitunga ku mutima, nti utinye icyemeje ababiri bwacya none ntahejo, n'ejo bwacya ntahejo, none uwejo sinzaramuka. Kanuma karinga nyabuna, uzansezerera abana twiganye, uzansezerera bamwe bose twajyaga twandikana tuhumu, babandi twabunganye mu turere tujyanye zandiko z'aka kazi, bamwe twahanganye mu bizami. Murabeho sinzagaruka ubutaha, niba wanyiganyaga ruhuka umwanya wanjye uzawuhabwa. Shutisi nta kuri kuyituye, jye niswe umuhanga imihana yose, nyamara ntibwampa umurimo ntunga. Yemwe ubusa ubuhanga n'amase, ndetse kamwita uburanga bw'intumbi butayituza muri rubanda, butanayishingira indushyi bunga, butanayirinda kugunya uwejo. Yesu ubu ntawunyumva. Ko numva hano akoresha amagambo akomeye, agarutse ariko ku inzara mu rukundo, inzara y'ubupfura. Rugandura hano kuri kino gice tumaze kumva, n'iki wadusangiza mu byo wumvishemo? Ngeno ikintu muri ibi bimaze gutambuka, numvamo ubuhanga bwa Bahati, ko nkuko Dr. Shimamungu yabivuze, ntabwo ari we mu by'ukuri utaka inzara, ahubwo ari kutubwira inkuru nyine yenda y'undi muntu cyangwa mu bamukikije waba uri muri ibyo bibazo. Noneho ubuhanga bwe rero bwo kujya muri uwo mukino akawinjiramo, uri kumva ko ari umuntu uri gutaka atabaza inzara igiye kumuhitana, akavukiramo rero n'ibintu wumva
akavuga hari aho ageze akavuga ati nta metero ebyiri zateye daga mu nzira, ari kuvuga ati murabona uko ndi umusore w'igihagararo umeze neza, ariko kubona n'iki gihagararo cyanjye mpagaze mu nzira nteze amashyi ndi gusabiriza kubera inzara, urumva uramubona mbese nk'aho ari nk'umuntu waburiwe umukino. Yakomeje kuvuga ako kababaro cyangwa uko kwiheba k'umuntu washonje. Bajya banivuga mu mvugo zisanzwe, bakavuga ati umuntu ati ndashonje ngiye ndenda kwiba. Aho rero niho umuntu ageze aho avuga ati yiba, ahubwo nabonaga naho niba, ese kuki inzara igiye kunyica ntibye, yiba naribye, ahubwo iyo mimenya nkiba byibura nkafungwa koma nzi ko aho ngaho bazamfungira byibura bazajya bangaburira ko n'ejo azabona ibiryo arya umufunze. Ariko hari akantu ntumvishe neza, ndagira ngo wenda nsobanuze. Dr Shimamungu hari ahantu yavuze ati ngo abadari, ntumvishe neza icyo bivuze, ushobora kunsobanurira gatonya icyo bivuga? Abadari, ijambo abadari ubu ntabwo rero mu Kinyarwanda uko rivuze, ariko haba umudari bivuga inzara. Ubwo abadari ni abantu bafite inzara. Harimo amagambo menshi abantu wese Rwanda rwa gisesekazi ushaka kuba tutasobanukiwe. Harimo nk'ijambo ishuheri n'umuyaga ufite ingufu. Hanyuma hakaza irindi jambo ryitwa yavuze ubuyuku. Umuyuku ni umuntu wishwe n'inzara. Hanyuma rero hari irindi jambo yavuze nanone ubunango ni ubunango, ntabwo ari ubunango. Ubunango bikaba bivuga ubukene. Ngira ngo umuntu nayo ngaho nashoboye kuvanamo wenda abantu bose bashobora kuba batumvise. Hanyuma ikindi nagira ngo mvuge kuri Bahati ni ubuhanga bw'umwanditsi nk'uko Rugandura yabivuze. Ni umuhanga mu kwandika kubera ko urumva babaye, ariko hakaba n'ikintu cyo gusa n'uwivugiraho, gutanga urwenya kuri we ubwite. Mbega ni inyandiko imeze nk'abyo twita tragicomédie mu Gifaransa, mu Kinyarwanda yavuga ko ari inseka mbabaye. Aravuga ati imfura niyariye. Oya, ibyo ntabwo yavuze gutyo, ahubwo yavuze ati ubupfura si imitonzi, yaba ari ibyo inzovu zawe zitegeka nuko. Ni akantu k'urwenya ashyiramo. Ikindi kandi nuko akomeza kuvugira ku byo bita ubupfura. Ubupfura ubu ni imfura kera bari abantu bategekaga, umuntu yabokora abatutsi bitaga imfura. Kuba imfura rero byabuzaga umuntu kurya bamureba. Yakomeje kubivuga ati imfura ni igaburo wariye, kubera ko ntabwo ushoboye kunena ibiryo kandi ushonje. Akongera none ati buretse mbivuge neza kuri ntuza, kubera ko ntabwo nibuka neza amagambo yagiye avuga, ariko rero hari imigani yo mu Kinyarwanda isanzwe ivuga ubupfura. Hari nk'umugani uvuga uti imfura inyuze aha niyariye. Niba ushoboye kunena ibiryo baguhereye ku karubanda, ni ukuvuga kuba wariye. Hakaba n'undi usa n'unyuranya n'uwo wa mbere, ngo imfura inena ishonje. Ushaka kumuha ibiryo agashingiriza akabyanga kugira ngo utamubona ko ari kurya cyangwa ko ashonje, kubera ko kera aho kugira ngo umuhe ibiryo washaka kumuha amata akayanywa. Nibyo nshaka kuvuga ko arimo kuvugira ku bantu bategekaga icyo gihe kera, ariko nyine abishyira mu rwenya, ugasanga ni ubuhanga buhanitse. Hari aho anagera akanavuga ati ngo ubu ngubu ngo si ubuhanga ni amase. Rugandura, hari icyo waba wadusobanurira kuri aho asa nk'urakaye ati nzi byinshi ariko ibi ngibi si n'ubuhanga, ntabwo bikiri ubuhanga ni amase, ntacyo bimariye. Ni iki watubwira aho ngaho naho havuga ati za tuhumu?
aho ngaho harimo atwereka nyine umuntu w'umunyeshuri wize, umuntu w'umusore w'urubyiruko wagiye akiga amashuri, ati ndi umuhanga wose baranzi, nagiye niga amashuri, ariko igihe nyashoje ngiye gushaka akazi ndakabura, mbura uwampa akazi. Aho niho haza nyine ngo yibuka bagenzi be bafatanyije amashuri biganye, bakanyuma bakagirana mu nzira zo gushaka akazi, abo twandikanye za to whom, ubwo ni to whom it may concern. Ubwo nyine ariko kwandika akabaruwa uzabigeze ku uwo bireba ubishinzwe. Ubwo rero aribuka ibyo byose, iyo mvune yose y'amashuri, ariko akavuga ati ubu buhanga se none bumariye iki? Namase kuko nta kindi bumariye, ni nkaho nataye igihe, ntago buri gutuma sibwo burandinda inzara. Katwumve agace ke kanyuma, kuko ndumva ari no gusoza bigarukaho. Katwumve none turebe uko yarangije iki gisigo cye. Ese ubundi apfuye koko bagenzi, habuze uwaramira ibisigo ntwite, naramuka nkibaruka 5, bwacya 2 nkibaruka 8, simbipfane nk'uko ipfuye igitetera itaratera. Ese uko ntacumuriye abantu, ikindi ko ntacumuye ku mwami, nkango ntengopfa imisozi yose ndora nkaho ndi umugome mu bantu cyangwa umubembe wacumba ishyano. Ese mwaro yamenye asumba umunwa, mwibwira ngo ndaseka ibi n'amashyengo, ifa ryanjye rizagira ukura ruko nahumeka, byakabaye bikwiyonza kuba napfa mu kanzura, ko mubizi se bidakunda, mwandinze ntarashiramo kakuka ko n'ubu numva karembera, iyo mubyondora mu maso. Buriya ndi intumbi ngari, sindi yindushye ubona, buriya nzi igifaransa, nzi icyongereza, nzi imibare myinshi, nzi n'ubugenge, nzi n'amateka namenuje ubutabire, ndi umurezi w'umwuga wa Zanjuruga. Abana b'Imandwa mwinjire mwarimu ndaje, nzi byinshi ntahitura n'impamo, kandi iyo nasamuye ndasoreka ntundo rutya, nahinga natashya, natema natabira, burya nizamu narirara, ariko byose ntibyakunda ntabonye icyo ndya ngo irya none ritana. Mfunguriye uyu munsi ukaramira akakuka karenga, nazagukorera icyo nshinze, n'igituma ureba nogonotse nuko nta karimo nashinzwe, no kugahimba bikanshobera kuko byansabaga igishoro. Mubyeyi winsiga mpfa, ndakwambaje mfungurira. Sinsabe inkaye sindugutuma, sinsabe inzuye sindugutura, nawe mubyeyi ndamira ntezera inunda muke, wenda ubuke rugira zanjye genurina, winsiga nsamba mfungurira. Amagambo akomeye, mbese asa nk'uri kutubwira ati koko nishwe n'inzara, nano madiplome mfite binyibukije inkuru twumvishe yaba abanyeshuri bari ndumva ari nko mu mwaka wa 2016 cyangwa 17, abanyeshuri bo muri microbiology mu cyahoze cyitwa Kiste muri kaminuza y'u Rwanda, babaye barangije mbese bageze ku isoko ry'umurimo, bakababwira ati en fait ubumenyi bwanyu ntabwo buhagije, kwishura mu mwanya w'uwo muntu urangije ufite impamyabumenyi yagera iyo espoir yo kuvuga ati ndarangije amashuri ngiye gukora, ariko bakamusubiza inyuma ati ntago bihagije. Ndumva bamwe muri bo bakwiroturuva muri kino gisigo cya Bahati Innocent mbese aduhaye. Kuri kano gace ka nyuma, Dr Shimamungu, ni iki mwakongeraho mu byo twumvishe? Icyo nakongeraho nuko Bahati arimo aravuga mu by'ukuri ireme ry'uburezi mu Rwanda biteye ikibazo kubera ikibazo cy'abarimu, hari n'ibindi bibazo bihari byo kudashobora kwihira amashuri, noneho ababyeyi bakikokora bagatanga utwo bashoboye twose, abana bakajya mu ishuri, barangiza bagira ngo bagomba gukora, kubera ko iwabo baba baragurishije utuntu twinshi cyane, bavuga ati wenda tugiye gushobora kubagwa mu ntege, ugasanga ka kazi bari bategereje karabuze. Ibyo bintu rero bivuga akangaratete urubyiruko rurimo ubu ngubu, kenshi na kenshi biterwa n'ireme ry'uburezi. Hari naho agaruka akavuga ati ngo bansabye no kwiremera umurimo, ariko cyakoze nabuze umushoro wo kubitangira. Rugandura, hano ni iki watwunganira mu kumva ibyo Bahati yaratubwiye? Ndi kumva akomeza nyine muri iyo nzira,
ari gusobanura ukuntu ntako mbese atagize umuntu ukiri muto uri gutangira ubuzima bwe, yize ibyo bamusaba byose arabikora atsinda, ariko ntabura akazi. Noneho ni mvugo ubundi twese twumva buri munsi bavuga bati urubyiruko mwihangira imirimo, ariko abona arawuhanga nta gishoro. Ikintu byose yaratezeho mbese igihe cye kizaza ntabyo ari kubona ntacyo bibyaye. naho avuga ati koko ubu bya bisigo ntwite mu ndamire bya bisigo ntwite simbipfane. Iyo mvugo y'abasizi nayo nyine biri mu by'ukuri bituma ibisigo biba ari ibintu biryoshye kubyumva, cyangwa imivugo urumva nyine nk'ubwo akavuga ati bya bisigo ntwite. Hari umusizi ntibuka izina uherutse kuvuga ati ngewe iki gisigo ngiye kubabwira ati nagisamye umwaka ushize, inyuma hashize igihe kingana iki nibwo nakibyaye, none ubu ngubu ndi ku kiriri. Urumva ni nk'umubyeyi usamye inda ugiye kubyara, nawe rero urumva araduha iyo shusho ati mfanye ibisigo ngiye kubipfana nk'inkoko yari igifite amagi itarayatera. Urumva ni muri make mbese ni igihombo kuri twese nk'abanyarwanda. Umuntu wari ufite ubwo buhanga akavuga ati none nzabugeza gute se ku bandi kandi nabuze icyo ndya. Ati se koko ndapfuye. Burakoze kuba mudusobanuriye, mudufashije kumva un peu mieux kuri kino gisigo. Ndagira ngo noneho kuko yako abadukurikiye mushobora gukomeza kucyumva uko njye nyumvishe ni nako numvamo akandi kantu gashyashya. Namwe rero ni mugende mwiyumvire, mutubwire, muzanatubwire icyo mwebwe mwaba mwumvishe, naho muvuga ati njye ntago ari gutyo nabyumvishe, mubitubwire muri comments dukomeze kunguranya ibitekerezo. Kuko wa mugani ni afite ibisigo byinshi byiza. Icyo ubu twifuje gukora ni ukureba mbese mu byo mwabonye bya Bahati yanditse ni ikihe cyarabakozeho mwifuza kudusangiza. Ngiye guhera kuri wowe Rugandura, mu bisigo bya Bahati ni ikihe wifuza ko tukumva agace hamwe ubundi tukaza kukiganiraho? Mu bisigo bye na n'ubu nge sindabyumva byose, nagiye numva gahoro gahoro bimwe na bimwe, ariko nk'icyo yise Muvunyi cyarandyoheye pe, cyarandyoheye ahantu bigera gutya hagati akavuga ko agitangira ari umubyeyi uri kubwira nk'umwana we, ariko noneho byageraho ati mwana wanjye reka ngucire umugani. Muvunyi mwana wanjye muvunyi, ngwino rukundo utahe ushakwa, ngwino nyamibwa y'imbere, uzasanga yewe na keza duteze ibiganza, uzakirwa n'impundu n'ubwuzu urujyano kabuza, kabukira intambwe muvunyi, uvuke wivuga uvuna sambwe, vuko tuvura irungu muvunyi we. Mwana rero ukangushingira inkuru zino, umugabo wambariza uvuka mu Kinyaga yavumbuye urukwavu nyine iwabo, arubonye ati nkwica intare y'amerwe. Urukwavu ruriruka ngurwo rurenze gafunzo, kibogora kirimbi na nyantango, rumucunza ariko binyange arahazengererejwe cyane, rurakabuje urukwavu bambarisha aratwaje, taritari basanganyije uburwi bwose, bambutse Nyabarongo bakamira imbere bambariza aho hafi, ngaba Icyeza na Kivumu, ngabo Ruyenzi na Nyabarongo, bageze i Kigali bambariza aragonda, yikorera amaboko asesa n'amarira, atera hejuru ati kutabimbwa we ngaho nuko se. Nuko hakuze Kadehero wari umuhigi w'icyogera icyo gihe, akaba n'umupfumu wari uzi kuroga cyane. Akibyumva tugize utikisha ngo wakugira imbwa kugira ngo ukunde ufate urukwavu ni kuvuze, bambariza ati yego. Hanyuma se nyoko mu Kinyaga kutazasubira kumuhingira ukundi, kutazanamuvomera utuzi uko wumva zawe wandi. Undi ati nzajya muhigira inkwavu nsibire nka 5/6 ndumushyire. Hanyuma surumva izo soni zo kuba mu bana yaribarutsemo n'imbwa zo zitazatuma yinywesha. Undi ati ntacyo we niba ubibashije ngira imbwa bwangu urure ko azigera agira aho ajya. Ikindi kandi uzampaka nganduke, nzajya nkurindira abana, nzajya nkumukirira abanzi, wizu yaza ngira imbwa ahubwo. Kadehera aremera tuhereye none aho urimbwa, kandi uhumura inzara nzayikurinda. Mubasha uzamenyerwa umujago, n'imbaga uzarya amahezo uhage, n'impiga ntuzabura amarema. Ngaho tora amayombo wambare, wome mu nyuma y'agakwavu, dore ngako iyo karengura nyaruka, kageze ikami kabumbogo na Gasabo. Ngayo nguko uko indambi yahinduye bambariza imbwa muntu.
muvunyi uranyumva fura yanjye mwana buracya burasibira niyo majyo amaherezo uzavuka udusange no munsi ubwo inzira ihindukira uti ngaho uzasanga duseka twese nyamara undi hirya aseka mu menyo kandi ahandi mu marasebwa uzabona imfura mu byicaro by'imbere mu mihango no mu mihamuro ihimbye ntuzibwire zose ngo ni abagabo zicayemo imbwa abantu agahumbagiza mwana ubushongore nibukoshya uzaba ugambaniye uwakubyaye iyi si yuzuyemo imbwa abantu nakubwiye nanasubiriye izo kandi ziryana kubi burya ntizigira amazuru azirehera ngo zirobanura abagenzi n'abanyazi mwana uvutse mu magume u Rwanda ari amagumirane bene gahima aho bukera bararutanga baba baryana bushyimbo boshya abarwayi b'ibisazi abagabo mu Rwanda turi mbarwa twarwaniye urwoga tuyimizombwa zitagira ubugabe hehe n'ubugabo nta bwenge na imbaraga zabo nindansa ubundi umutima wakarusa ubushyo ubugabo bukisumbura ubugabe ko wakayobya inzira wayoboka ryashyano bamara wamaze bene ijana ngo akunde yime yimikwe kandi mu nda nta bugabo agira ari imburuburu y'imbunzarunwa imbwa abantu si bambarize gusa si nyoko y'abashonje bandavurira inda no mu mapfura y'imbanza yahotorewe akanambikwa imidende ububwa burunze nk'imba z'inkwi aho ziyo bakoranye bamukirana jye mbyita igobe ritindi riterana mu ihangu nyamara banguhira ubusa n'indamutse y'umwami ubonye mugabo w'ingingo ngo yihakane se wabo ngo nuko ashaje yanze kurwanira abamara ngo ejo iyo nkuru idasanga abamari yara akabataye ubuto nashaka imbwa abantu avuze numvise hari abo mpise mbona babamutsi ntabwo ndi bubavuge mu mazina ariko abadukurikiye ubwo nabo bari buze kubibonera ariko avuze ukuntu ziryana cyane hari akantu ngira ngo nsobanurire rugandura amajago ntabwo numvise neza icyo bishatse kuvuga cyo wanyungurira aho ngaho ni aho ngaho nyine uwo mugabo bambarize ngo wabyumvise ko yirutse ku rukwavu agira ngo arufata rurye ruramucika ati yombi imbwa nari kuba ndufashe undi rero aba yamwumvise ngo wari umurozi w'umuhanga cyane ati urashaka ko kuba imbwa nkugira imbwa ati rwose njye mfata inkwavu zose ubwo rero yaramubwiye ati reka nkugire imbwa ati kandi ndabikwemereye ntabwo uzigera ubura umujago ni ukuvuga nk'iyo bundi amata ikintu bari babitsemo amata iyo ushobora gushyiramo amazi ukunyuguza ayo mazi ukayanywa urumva ntabwo uba unyoye amata ariko byibura uba ufashe ubwo buryohe buke bijya binavugwa no ku nzoga igicuma cyabagamo inzoga iryoshye ugashyiramo amazi makeya ukanywa ugashimishwa n'ako ngako muri make mubwiye ati nzaguha ibisigazwa byanjye byose nzajya nguha ibisigazwa nzaguha umujago uri umuja wanjye ati ntuzicwa n'inzara ati n'imbaga ntuzabura amayezi ariko arabyemera ati basi ntabwo ati ngira imbwa rwose sinzabura ayo mayezi sinzabura uwo mujago ati ngira imbwa ahubwo watinze nanjye muvunyi ndabikunda cyane ariko ntabwo nyikundira les mêmes raisons njye nyikundira kubera ukuntu harimo romantisme numvamo hari ukuntu avuga umwana we ari kumubwira uko azamwakira akajya kumwereka ababyeyi we na Keza babwira muvunyi nkumva rwose binkoza ahantu ariko nkunda n'ukuntu barangiza babwira nabonye mu bisigo bya Bahati akenshi hari na message atanga cyo nakunze ni hano ko barangije bavuga ati cyakoze ntuzi usita ibirenge kubera ko hari ibyagufasha kubana n'izo mbwa abantu bakanamuha nuko azagomba kwitwara avuga ati ubuntu burya buruta ibintu Keza haramubwira ati mwana nukura nuseruka ukansumbya amaboko nyabuna ntibizatuma unsuzugura mbese mbona nabikundiye ko mbona basa nkaho banahaye muvunyi uko agomba kwitwara muri urwo Rwanda ajemo rufitemo izo mbwa abantu bashobora kumukomeretsa. Dr Shimamungu wewe niki watubwira gakenya cyane byihuse kuri muvunyi? Kuri muvunyi ngiye icyo nabonyemo nuko ari igisigo cy'amateka kubera ko mushobora kuba mwumvise nk'ibintu byinshi ariko nyine nagiye ndobanuramo amagambo avuga ko gishobora kuba kivuga amateka kubera ko nka muvunyi tuzi ni muvunyi wa Karema ashobora kuba ari muvunyi wa Karema kandi muri ibyo bintu za muri kiriya gisigo yagiye avugamo ingoma nka Rwoga avugamo bene Gahima bene ayo magambo atwereka ko harimo kuvuga ibintu bishobora kuba uri ubu ngubu ariko harimo inyuranyagihe ubwo umuntu yakwita ko ari anachronisme
igisigo cye akagishyira muri icyo gihe cya kera ku bwa Ruganzu Ndori, kubera ko Muvunyi wa Karema yari umutware w'ibisumizi. Ibisumizi tuzi ko zari ingabo za Ruganzu Ndori. Ruganzu Ndori akigaruka mu Rwanda kubera ko ise Ndahiro Cyamatare yari yarishwe n'abanyabungo. Nsiburanyebunga, u Rwanda kigero rwatewe ahantu habiri, mu majyepfo y'Iburengerazuba no mu majyaruguru. Mu majyaruguru haturutseyo Nzira ya Muramira n'ingabo ze z'abakongoro. Nuko baza kurwanira ahantu bitaga kera muri Kibirira, ahantu bita mu Irasaniro, akaba ariho na Ndahiro Cyamatare yakomerekeye, bikaza kumuviramo gupfa. Ariko icyo gihe we kubera ko yimye hari ibibazo byo kwima ingoma na bene nyina, yari yatangiye kubona ko harimo ibibazo. Noneho ahingisha Ruganzu Ndori ajya mu Karagwe. Icyo kora ntabwo icyo gihe byabujijwe. Ndahiro Cyamatare yarapfuye, u Rwanda rutegekwa n'abanyabungo. Alegisi Kagame atubwira ko bishobora kuba byaramaze imyaka 11. Byabaye ibintu birebire cyane. Noneho Ruganzu Ndori araza n'umutwe w'ibisumizi bye, atangira gufata igice cy'iburasirazuba, aratambuka ajya mu majyaruguru, asanga Nzira ya Muramira nawe aramwica. Noneho Ruganzu arongera ajya mu majyepfo nanone y'Iburengerazuba, atangira gufata ibihugu byarigometse, ariko aza kugera mu Bwishaza, akaba ariho yakwitanye n'umutware witwa Biti Bibisi, umutware w'Ubwishaza. Aramurasa, umwambi urahinguranya, yamurashe mu mwambi w'ingobe, urahinguranya mu jisho ugera hirya inyuma mu mutwe. Baza kumuvanamo, ariko bamuvanyemo araca. Ni amateka menshi cyane. Ubwo rero iyo avuze ibisumizi, Muvunyi wa Karema, njye nibuka Muvunyi wa Karema kubera ko yamaze Muvunyi wa Karema, Ruganzu Ndori bamaze kumwica, Biti Bibisi ngo we yahungiye mu Kivu, aroga agira ngo aramusiga, ibisumizi bimwoga inyuma, biramufata biramwica. Ni amateka menshi cyane. Ibi ngibi na ntuza arabyivugira, Bahati arabyivugira, akavuga ati ni ahantu nabonye ari muganira n'abandi bantu, atavuga ati uyu nguyu mvuga ni Muvunyi wa Karema, karemajwe n'ibyuma. Nuko rero umuntu navuga ko hari igisigo cy'amateka, ariko harimo inyuranyagihe kubera ko agira akivugira ibintu by'ubu ngubu, kandi igisigo cye cyari cya kera. Ndabona abakunzi b'amateka nabo bashobora kuzakuramo byinshi muri kino gisigo. Murakoze, ndagira ngo noneho namwe mudusangize ku gisigo cya Bahati mwaba mwarakunze, ubwo mukanatubwira n'impamvu nyuma tumaze kuyireba. Igisigo cya Bahati njye nakunze ni Imana ya Sembwa, kubera ko ni igisigo cy'ubuse, biri mu murongo w'ibyo Kagame yandikaga nk'indyohesha birayi, kumva kirasekeje nyine, ariko akavugamo ibintu, atanga amasomo ku rubyiruko, ariko nyine nanone akavuga ibintu biri mu Rwanda ubu ngubu. Reka tucyumve, ubwo turaza kwigarukaho. Usuhuje abazi kumwiba, abasore b'i Rwanda n'utuyuku, turinda nsazi yigenza, ngiryo ikamba twatamirijwe na Semu, udapasi nyabuna nyaguhigwa, baba batubwiriye bagacyaha ko mbona hari ari we bumva. Ubusembwa ni umunyarwanda kimwe na Mbanda. Gusa ni nka Rutaremara, ni nka Ngarambe, ni nka Mugesera, ni nka Karangwa, bose batunze indangamuntu. Ese shifa, ubu bunyarwanda bumpuza uruhu na Sembwa sinabusubiza nk'ikiza umugayo, cyangwa nkibera impunzi nka Kampire, simbona Kinyarwanda yisumbya na ba nyir'ubwite. Sakwe Baha, ngira akamenyero w'inyabino n'iyisi ntari imbeho. Ngicyo Bahati kwitwa Rubebe hariho Sembwa. Iyo ni ingingo. Uturutse none ahasindi Rubebe ni Sembwa mwe mubyumva, uzasubira kubinyita kandi amenye ko azaba ncumba y'impambara. Twayobye kera Kadeta ataraza ngo tubere igitambo tuvumbura Inyambo, ngaho katwisubirira iwacu umusenza dukuye mu byizere. Erega nta n'umunsi atatubwiye. Ewe cyakoze kino gisigo kirasekeje pe. Ukomeza ukatubwira niba hari icyo bashaka kongeraho. Ntacyo nongeraho cyane ko nabivuze. Uri kumva arasa n'utanga isomo, ariko nyine avuga ibintu biriho
mu Rwanda ntawavuga amazina cyangwa agera gute ariko nawe aragera akayivugira ubwo ni ukubifata uko nguko bimeze nyine ntabwo ikintu nakongeraho. Rugandura, Imana ya Sembwa wayumvisha ute? Nacyo ni igisigo nanjye cyanryoheye. Noneho kundi bivuga ko cyaranavuzwe cyane kubera gitangazwa, bonaga kuri za murandasi nyine abantu bavuga bati yavuze uriya kanaka, yavuze kanaka. Hari ndumva n'ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru avuga ati Imana ya Sembwa ati ntabwo ari umuntu mbwiye witwa kanaka, avuga ko ashobora kuba we yarari kubwira benshi cyagira nyine n'abandi bose bumvireho. Ariko nyine kirashimishije, uracyumva rwose ukumva utarekeraho kitararangira cyane cyane. Nanone nanjye nuko nguko ugira ugasanga nawe wagiye ritme mbese iragufashe biranasekeje. Njye nikundiye ahantu ndumva ari mu teterazi navuga ati ngo Bahati yaramubajije ati siwunda bigenza ate ngo kugira ngo nyine ari gusabiriza kwe, nuko teterazi aramubwira ati ngo ubwo nyine bari kurema impamvu zimwe nyazo nizamanjwe, ati kwa mbere narwaye nabuze yo kuriha mituwele, kwa kabiri napfuye nabuze imbaho zo kumpamba. Aho ngaho birigiye buri gihe ni même réaction, ariko nkuko nabivuze nkakunda ko buri gihe arangiza atanga mbese ubutumwa. Nkaha bombi bararangiza babwira ati cyakoze haba mu buto bwawe no mu busaza uzaharanire cyane kubaha isezerano, bakanabisubiraho. Ndo ni ikintu nakunze kuri Bahati no mu bisigo bye, wumva harimo yego hari situation ariko hakanaguha uko wayitwaramo. Reka nanjye mbabwire rero igisigo nakunze, turaza kucyumva, ndareka mumbwire icyo mwumvishemo, ndahita mbabwira icyo nge numvishemo n'urwandiko rwa Masisi. Reka tucyumve. Ukoranye bene wanyabo uti mutahe mitima iterera mu mano, uti mutahe bizihira nzira, uti mutahe mbunda bigara, uti mutahe ngandukira amasuhuka, uti ni mutahe no gusuhuka. Uzabarobanuremo ab'incanga bamwe ubona baca kenge, ubabwire ko iyo mubera baherutse kuvumbura indisi ubabaza igihe bazayihungiraho nayo. Masisi nubwo nicaye nasikinye no kwisayidira binsaba umunsi, intare itontomeye aha hirya naho utaha nahira sabwangu, niyo nyago yaremera iwanjye ikahindura indiri yayo, ntibyampindukira indirimbo nzajya ndata muri rubanda. Mbere iyo ngo barampa barandeba, nta wabumbiwe kuntuza, nta n'uwavukiye kuntunga. Uturi umushyitsi urarusura ugasibira usezera, ibirenze ibyo n'urwanjo ni n'urwaho rw'umwanduranye. Kugendera inzira imwe nk'uwazahaye urukebu muri iki kinyejana ntibiba. Uti ibyo mbiheruka mu bahima n'abaheba bisiniya, nabwo bikaba ingendo z'abagabo babaga bugiragiriye inka, ntabwo babaga ari imburabure n'abakingisha kibanduko mumeze. Uti si yuzuyemo imbago, buri bwoko ruhanga yahanze yaruhangiye agahugu, bagakunda nk'inka imwe bakakarinda nk'imboni, baba bakazi buri rutambwe niyo baguha agatanya uburyo ubutijwe ntubutujwe. Bwenge bukibirera arabireba akirya icyara, akikunda akavuna sambwe, ubundi akinikiza urubyaro ubucuma agasagurira misago kuri ako gasi k'abandi, ibindi ubundi agahinda gakeboshye umusore upfushije umusambane wa nyina. Masisi bamamubwira urabyumva, uzabacira uyu mugani mpimbye, utuhatswe mu nyumba ntagire inyuma ivundi, ntanakebuka igiwabo igihe agicyurira mu murunga agashanguka ntahambwe ngo ajye burwibutso rw'ubugwari. Uti kandi ngo umurage wanyu n'impamuko imbwa yahaze ntijya imenya urugo, n'abize bose ntibasoma, yambwa ijya gupfa kamazura ziba mbere. Utamambere mu Buyuda bene Yuda barahunze, bavitiro na Tarushishi bagera ikorinto n'ikurene, barenga inyanja ngari Giroma za Antiokia na Toronto, barahakwira barahaganza. Hewe abahanga bahakwa neza no mu mahanga babatwara. Einstein Max murabazi, imyaka 1800 yahise nta wibuka inzira itaha. Miliyoni 6 z'imirambo nizo zabakuyagaho ku maso, bati bene Yuda mucyo dutahe icyo twahashye turakirabonze. Iryo somo mu ishuri ntibarisiba, ariko baryigira kuri tinda ntibisijya kenge na gake mu nda, ni nako imbwenda gupfa bigenda. Masisi wa mama babwira ndakwinginze. Iyi nkuru ndizishisho rimwe nyamara murindi kanyura, niko ko nta bwoko bwaremeye gutsembwa, ariko nta n'ubwigize ubw'uburondwe ngo bazatungwa n'utwo abandi ngo mabihumbuka mu mugambi. Hari n'uwo mambere numvise avuga uruzungu adategwa rwose, nubwo nisobwa izina yitwa, agira ati my home why don't you care about me. Shyanga ryanjye mpamvu iyo utamenya, honestly you don't deserve it. Yombi iryo shyanga riregwa amanjwe nakabaye insubiza nti you don't deserve my cares. Ingoma bihumbi sinka kumenya umwana w'igihumo rudakunda gakondo namba, umutima ugutekereza ntugatera ururimi rukwakura rugobwe ruhane n'inkanka byumirane, mbaza urukundo utagira nawe. Ni mwijoro ikinyejana giheruka mushori iyo nkora kugeza none, maze mumbwiraho mwankunze cyangwa sirenga ryo kunkuna mwanciriye sindebe, nkabyima amaso nkabita hirya.
mwumve neza ko nundose mu nzu zarose nzirizi wanjye bucya atanga icyacu n'ituro ngo mu ijoro ryahise yatewe ngo ni dayimoni umutumi wabo ubwo bagatokesha bagaca ibintu ndi mu kanya ngo my home you got better homes in the US Canada Europe is more warm more hurry more rich see I put shame on your face so it is for me too ariko mwigireho mushaka mwitake amabara yose ntimuzagira ndubabyara niyo mwanyihakana igihumbi masisi babwire tabica hirya umugore uguhetse gasinyoko n'impamu yose siwe nyoko niba uzi ngo ndabeshyeje uzabigire bigezo uzamurya inzara amabere cyangwa uzamurya amenye mugongo nyirizina zamugushyira mu gutera utumbuje wo kwa kareshye ntagusigana inkosha n'inkongoro habe n'impeke y'igishyimbo niba utekereza ko mbeshya easy once twice drink and drive ikinshasa ngo mutahe nibyo se ntimubizi yaba nyoko yakabaye bahana ibindi rwa rukundo ujya wibeshya na wa mugongo ujya uvimvira ukabona yugumbira akindikiza wanarira akindikiza ubuhuha birya n'ikinamico rwose umuyobozi narangurura ati kati kideya azahinduka meduwari inyundo ntuzamenya aho yitaye budensi yanamubyarure ubukwe bumurongora ntibuzaba urusisiro wabenzemo hasebe n'inkwano wahaye usuzi hebe n'ibindi bibi byinshi ubu ntaragura ibara ya sukari gasubu sirimo na bwa busire bwose simpuwe n'impuha nimusukuma wiki ngo utitura utaragukira mu cye bikwiye utarasora uko bishaka utarasaza utagira icyawe utagira itaka utagira itungo icyo uraguwa ari umugoko utamubonera undi munani kandi nta munsi wanebwa n'umwe miskine iyi ni ngo y'uburetwa yimuriwe urubambo yabohowe ku ijosi iboheshwe imbere ku bwonko ubundi gahanga arashishikara masisi wa mama ubambarize utese umutima uteye umutekereza iki ingendo ndende z'indege mu zinduko z'agakungu n'imihuro y'amayoga cyangwa se amafoto meza kuri WhatsApp amenyo yose ari ku gahinga nk'amasunza ari amasaka masisi uzaberurira udatinya utiteka umuriro wa rusinka niyo watunga isanzu ugasumbye na bisangwa iyo wambuye umuriro naho mu rutaro yatoragura mu bigarama imyugariro ukayitekesha imiti ya bwacye mutima muke nyumvira mu rutiba umuriro utazimuraga iwanyu. Urumva ko hano to yahindutse ntago turi guseka asa ndetse n'uri kutubwiriza yarakaye ngewe impamvu rero nabahitiyemo no extrait nuko numva ari njye ubwirwa ngewe w'impunzi ngewe umaze imyaka hanze y'u Rwanda arano havuga ati ese niba babwira ngo abazungu bavumbuye indisi tuzahungira nayo tuzahunga kugeza ryari numvisha ari twe ari ngewe wabwira sinzi mwebwe message mwakuyemo antuka ari kutubwira ari kuvuga ku yindi to ntago turi guseka ntago ari kudushimangira asa n'uwarakaye sinzi reka duhere kuri wowe Rugandura we wakuyemo iki wumvishemo iki icyo numvisemo hano ni nk'umuntu uri kubwira umuvandimwe we ariko amucyaha bya ndi bavuga bya gifaransa ngo qui aime bien châtie bien urumva ari kuvuga k'umukino witwa masisi umuntu ahita atekereza nyine abanyarwanda ko abwira abanyarwanda babaye bo twita abakongomani ariko bakomoka mu Rwanda ubona akavuga nyine ukuntu bagiye babaho hari ibisigo bindi byagiye bitambuka bavuga bati twebwe twavukiye muri Kongo bakatwita abanyarwanda ntibadukunde bavuga tuti dore b'abanyarwanda twagera no mu Rwanda nyuma naho bakavuga bati dore b'abakongomani noneho we akamera nk'usubiza wa muvandimwe we cyangwa yanshutiye amubwira ati none se muzahera muri ibyo nyine byo kuganya ngo igihugu kiranyanga mwebwe si igihugu muri kugikorera iki akanakomeza rero ajya kuvuga ati abagiye babayenda nko muri Amerika n'ahandi ugatura ukibwira ko ngo ukibagirwa ko mu by'ukuri watijwe kutatujwe akavuga ati uzibeshye gusa utware nk'imodoka 2-3 wanyoye urebe ukuntu bahita bakubwira nyine bakuriza indege bakagusubiza iwanyu mbese ari kubwira umuntu ashyizemo cya gitsure wumvise nawe kirimo nigira ko ari cya kindi wabwiza umuvandimwe wawe kwiyumvugisha umubwiza ukuri kuko ari umuntu ukunda umudakunda ntabwo uzumubwira ngo tokore ngo hano hari akantu ngo ibyo bigirira ku muntu mubana mwumvikana mushyikirana cyane cyakoze numvishe ko uwo Janvier Masisi ari umuntu yabwiraga Dr Shimamungu ni kimwe bwe mwatusangiza umuntu yabwiraga ni umuntu kandi uwo muntu umenya kubyo numvise hari yari umunyamurenge ariko Masisi dufate Masisi nkaho ivuga abanyarwanda bose bahungiye muri Kongo abo bantu tuzi ko harabagiye batahuka bagera mu Rwanda bakabaheza muri ntuza mu nkambi
ku buryo baraza bagera mu Rwanda nabo ntibafate neza, ariko umenya hari Bahati aba afite icyizere akaba ati mutahe by'uko byagenda kose mutahe mujya mu rwababyaye nubwo hari ibibazo. Ngira ngo nibwo butumwa arimo kuduha, ari twebwe twahunze, natwe twahunze nabo ngabo bagiye muri Kongo. Yavuze Masisi kubera ko wenda ari ryo jambo yabonye ryari mubangukiye, kandi uwo Masisi ari umuntu uzana umuhanzi nawe menya hari umuhanzi, ubwo nyine basa barimo kuvugana ku giti cyabo. Tugarutse kuri bwa buhanga, mbese akoresha situation akari kuganira n'inshuti ye y'uto Janvier Masisi, ukumva ariko abwiye abantu barenza abo ngabo. Niyo conclusion mbese twafata tuvuga duti ubuhanga bwa Bahati ntibusanzwe, bidufashe kuba twakoranye kugira ngo twumve dusobanukirwe n'ibyo yavuze, kandi ntago twahamya ko twabisobanukiwe koko. Abamuzi mwese mumukurikiye murabizi, buri wese akomeza gutora akantu atumvishe ejo bundi yasoma ati akanda kumvishe. Mbese ubu buhanga ntibusanzwe, bikaba ari nayo mpamvu twakoze iki kiganiro kugira ngo tugaruke kuri Bahati Innocent waburiwe irengero guhera tariki ya 7 y'ukwa 2 kuno mwaka. Siwe gusa ushobora kuba ahungabanyijwe n'icyo kibazo, n'abavandimwe be na n'ubu ntago bari bamubonera, ntago bafite amakuru ye. Reka turebe ku bindi bitari ubusizi yakoze, noneho turaza kugaruka ku bikorwa bye. Nkuru nziza ni intwari. Kuba intwari ni ikintu kimwe, nkuru nziza njye mufata nk'impirimbanyi ya demokarasi muri aka karere. Nkuru nziza yagize pouvoir Burundi yashobora gutuma nakora anahita yigira perezida aviyo yari amasezerano yabereye Arusha. Hari abakobwa abantu tujye tuganira kuri Facebook batubwira ibijyanye n'ibikorwa byakozwe ku butegetsi bwa nkuru nziza. Normalement yakoze ibikorwa byose bishoboka, yaharaniye no gucyura impunzi. Burya zino zagiye muri 2015 hari zimwe zatashye. Ikintu kimwe mbona mu Rwanda dushobora kuzaruzinga according to me, hari ntabwo development ari materiel. The development is not about material, the development is about human. Umuntu tuzagira ibintu tubura abantu turimbuke. Nibaza ko birashoboka cyane kuko abantu ni ikintu gikomeye, umuntu ni ikintu gikomeye. Dukeneye kubaka amajyambere ku bantu, human, ku mitima yabo moralemo, abantu kubaha hope, abantu donc hari bigomba kuba bikorwa, ariko mbona ko toujours bigomba kuba améliorer, bigomba kugira ukuntu bitezwe imbere. Human investment, gushora imari mu bantu, gushora imari mu byo biga, nkabyenda kubwa bya education civique, kuko icyambere kugerageza kurema society itarimo amakimbirane. Byose burya iyo umuntu agwa naba kenshi biterwa ku kuntu yarezwe. Rero niba hari utuntu twagombye kuba dufite akamaro nk'education civique, ifite amasaha menshi, umwana akaba yize, umubyeyi akaba yize, umuntu nyine akaba nyine naho se umuntu aririrwa tukana, kandi ni graduate, si graduate wenda ni na masters holder, ari wametiriza ikintu runaka, and then ukaba umuntu ateye imbere kuko agenda mu modoka. Ntabwo nukuri, ntabwo yari amajyambere, sinkubeshye, ntabwo yari ubundi. Kugira ngo uburezi bukore, iby'uburezi byo mbyumva neza cyane ko narabyize. Ibyo narabyize so kubeshya, kandi byumva nabikunze nanabyisabiye. Urumva uburezi ni abari buri teacher, learner na learning condition, teaching learning conditions. Noneho iyo phase ya gatatu ya teaching learning conditions niyo yapfuye. Kandi nanone ntabwo yapfuye yishwe, ntabwo yapfuye yishwe n'amafaranga n'ubukene. Yaguye
mu ntuza yaguye mu kutita kuri access ku kutita ku bintu byifasha urumva umwarimu niba afite akazi kangana gutyo yarabuze n'umwanya wo kugera mu rugo ngo bamubona hagera afite impapuro zo gukosora akagerageza ate kubwe abona abana batakurikiye agatinya gutanga kwizi niba atinya gutanga evaluation agatanga imwe yagenwe kuri programme nayo ari ukwiyahura akavuga ati none izi mpapuro sinzazivamo ntaba afite umwanya wo kuzikosora azazikosorera mu rugo muri amasaha yagombye ko agiye mu rugo yidafasha akazi icyo gihe arabitinya kandi rero kubera ko asabwe gutsindisha abana akora uko ashoboye kugira ngo amanota aboneke urumva amanota aho kugira ngo ave mu mutwe w'umunyeshuri agatanga kuva muri mutwe wa mwarimu urumva ukuntu bigenda ariko mu by'ukuri nawe aba yirengera kubera ko ntaba agira umwanya mu buzima bwe nta teori n'imwe ibaho itavugwaho there is no universal truth that someone cannot criticize ibintu byose biri aho ngaho biri exposed kuri critics so donc nagira ngo nkuri icyo kintu mu bantu cyuko hari ibintu bitavugwa ibintu byose biravugwa kuko ibintu byose ni ibyacu niba bitubereyeho we are free to comment umuco nyarwanda rero impamvu ziwica hari ikintu twahoranye kera cyitwaga uburere mboneragihugu education civique uburere mboneragihugu ntibukibaho urumva abantu ibintu biranga umuco ubundi ntabwo akenshi ari imyambarire ibintu biranga umuco ni indangagaciro urumva ubumenyi buranga umuco bw'ibanze ni ubumenyi by'iwanyu rero sasa bandi bantu bahemberwa umuco buri kwezi ntabwo bashishikajwe no gutuma abantu bamenya iby'iwabo kuko abenshi muri bo nabo ntabyo bazi uzi kurenga urugo utinya inzira itaha umva ko ukumva igihe cyose ufitiye umwenda umubyeyi ukareba ubuzima w'amata atagombye kuba burimo ari we responsable akaba ari aho ngaho yarimaze uraza kugira ikintu mumarira wajya gusohoka ugasanga niba wakibashaga nawe ukagira icyo wimarira nibura wenda ukavuga utuke ntacyo kapfira aha ariko ntapfa kumuhemuka mu maso kandi haracyari na cya kintu kiri mu bantu cyo kuvuga ngo yarize ngo ubu ngubu babayeho atya ari i Kigali abantu bamwe baha bari ari za refuge ari impunzi nyine ari mu buhungiro agashaka gutaha akabuza nzatinya iwacu hejuru y'ibyo banshiriyeho banshiriyeho n'ibindi ukumva bigukojeje isoni so nuko rero nuko umuntu muremera abantu mubaremeshe bagira icyizere cy'ejo urumva ko ngo umuntu abashe niba bizwi ko umuntu amara iminsi 3 atararya n'urugero urumva iyo hashize ibiruriheba babirangiye burya uburi ready guhemuka urumva nta ndangagaciro usigaranye ni ukuvuga ngo uburaho ngaho witeguye guhemuka ikikira abantu imbwa no guhemuka burya umuntu aba ari umugabo ubuzima bwose bimwe yatangiye guhemuka urumva ako turimo turagenda tumbwa by time ndimo numva rwose ubwa bugeze mu mavi nkeneye umuntu ndemesha ugasubirana ibyiringiro sinanjye gusa urubyiruko abantu bose n'abakuru bakeneye sport abantu we start for that ngo inyota dufite ahanini ni icyizere cy'ejo tumaze kubona ko Bahati si gusa mu bisigo bye no hanze hari message yagiye atanga hari contribution yagiye atanga ku Rwanda rw'ejo ku ejo hazaza ndagira ngo mbabaze batumirwa Dr Shimamungu Rugandura abasizi mu Rwanda bahozeho bari bafite akahe kamaro ni bahe basizi mwaduzi bakoze akazi wenda nk'ako Bahati arimo akomeza ubu ngubu ni birebire cyane ariko ndagerageza kubivuga mu nshamake ubusizi mu Rwanda bwabimbuwe n'umutegarugori witwa Nyirarumaga ku ngoma ya Ruganzu Ndori icyo gihe mbere ye bakoraga ibisigo ariko ibisigo bigufiya noneho bimwe bigatakara ibindi bikibagirana noneho we yiga uburyo bwo kubihuriza hamwe kugira ngo bivuge amateka y'abami banyuranye urebye niba byatangiriyeho
biriya by'ibisigo nyabami byo bita poésie dynastique niko yatangiye, ariko ko byagiye bigenda wagira ngo nk'ibitabo bandikaga ku mwami runaka, ubundi abasizi ikintu bari bamaze ni ukubwira umwami ibitagenda cyangwa se bakavuga ibintu biri ibwami. Ntabwo bitaga ku baturage ariko bitaga ku mateka y'umwami n'ibyaberaga ibwami, haba hari ikintu kitagenda bakaba bakivuga. Ahangaha ndavuga uko bagiye babivuga bose ntabwo ariko bagiye bagira ibibazo, hari abagiye babivuga bagakomeza bakabaho, hari abagiye babivuga bagahagarikwa bakicwa. Ahangaha ndavuga nk'uwitwa Musare yahimbye no ku ngoma ya Kigeli Ndabarasa, ubwo ni ukuvuga ahahinga mu myaka 1700 gutyo, 1741. Icyo gihe yavuze ibitagenda umwami aramuhagarika. Noneho hakaba n'undi witwa Ngurusi, ntabwo nzi neza ariko babivuga, ariko niko nabisomye. Yavuze amakosa ya Kigeli Rwabugiri, umbwira umwami urugo ruzatwikurwe. Ubwo uri kumva ko yashaka kumubwira ibintu byari biri aho ngaho byantuza amakimbirane yari aho ngaho. Ariko aza gukomeza mu kindi cyitwa urugo rwije imbaga. Icyo gihe Rwabugiri ntacyo yamutwaye, yaramubwiye ati wa musizi we, ntabwo urimo gusiga, urimo kanyasubiye si ugusiga urasebanya, niko yamubwiye. Ati ntabwo urimo gusiga urasebanya, ariko ntacyo yamutwaye. Noneho hakaba n'undi Ruhinda rwa Kinyakura ku bwa Yuhi Mazimpaka, ubwo nahahinga mu myaka 1642 kugeza mu 1675. Aya matariki ndi kubahana ya Kagame, tuzi ko hari abandi babibara ukundi, ariko birabaha ikigereranyo. Nuko we yaravuze ati ndi umupfumu w'inka. Umupfumu w'inka ubwo yasaga n'urugutuka umwami, ariko nyine yahise amwica kubera ko Yuhi Mazimpaka yari umusazi, yasaga n'umusazi, afite amakaburo, ari n'umusinzi, yicaga abantu benshi cyane, yapfaga kuba arakaye gusa akaba yaguhitana. Yuhi Mazimpaka icyo tumufatiraho bikaba ari uko nawe yari umusizi, yahimbye igisigo cyitwa Singikunda ukundi, kuko abantu yari yabishe yarabamaze. Hanyuma rero ageze ngo babura abantu, Singikunda ukundi, abantu barampunga, gukunda kitagukunda n'imvura igwa mu ishyamba. Iyo nteruro sinzi imyaka mufite, ariko kera yari mu ndirimbo y'impara, ariko nta muntu wari uzi aho yaturutse, urebye n'aho ngaho yaturutse. Ntabwo nari bizi, ariko ubumenyi uba wari uyizi. Irahari rwose, gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba, irahari. Nuko ubwo rero twari turi mu kamaro k'abasizi, tuve muri ibyo bya kera n'utuze vuba aha ngaha, ariko haracyari ku ngoma y'ubwami. Kagame Alegisi n'uwahimbye igisigo cyitwa Indyoheshabirayi. Indyoheshabirayi rero ni igisigo nacyo cy'ubuse, nka cya kindi cya Sembwa, Imana ya Sembwa. Ni igisigo cy'ubuse kivuga ukuntu abatware basahuranaga ingurube, bayibatekeye, bamwe bakayitaka, abandi bakayicura, abandi gutyo. Ariko ntacyo bamutwaye, ko Kagame yabikoze amaze guhabwa ubwiru, ku buryo ntacyo bamutwaye. Noneho tukaza ku ngoma ya Habyarimana, tukabona umusizi witwa Gasimba Francisco Saveri Munezero. Niwe wahimbye igisigo cyitwa Isa Rusahuzi, nawe yavugaga ukuntu abantu barigisaga imitungo ku bwa Habyarimana. Gasimba aza nanone guhimba igisigo ku ngoma ya Kagame cyitwa, niba nibuka neza, Indege y'ubumwe. Indege y'ubumwe nabwo ivuga ukuntu abantu barwanira ubutegetsi cyangwa abantu bakirizwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Gasimba ngo aracyariho, ntacyo yabaye. Nkumva rero Bahati ari muri uwo murongo w'ubusizi,
ubundi akamaro k'umusizi ni ukuvuga mu bisigo azimiza agira ateka ariko akavuga ibintu biriho abwira cyane cyane ubutegetsi ibintu bitagenda kandi bitaniye n'imivugo kubera ko umuvugo ni nk'ibisigo by'imitomba bitagira icyo bivuga bitavuga politiki bitavuga politiki byose ubwo nabishyize ahantu hamwe mvuga ko ari ibisigo by'imitombo iyo ni imivugo noneho ibiriya bisigo ni ibisigo bivuga amateka ku buryo byumvikana ariko nyine bitumvikana neza ku buryo kigomba gusigurwa igisigo kigomba gusigurwa ariko nyine haba harimo amateka bikaba byo bivuga ko ari guhererekanya amateka y'u Rwanda ibyo nibyo twavuga ko ari ibisigo. Rugandura ngira ngo kera abasizi nko muri iyo epoke Dr Shimamungu amaze kutubwira babaga basa nk'abava mu muryango umwe byagendaga gute ngo umuntu abe umusizi ese umuntu arabyigira cyangwa arabivukana byagendaga gute? Mbizi uko Dr Shimamungu yabisobanuye kuva nyine kuri iyo nteko y'abasizi yo ku ntebe y'abasizi yashyizweho na Nyirarumaga nyine cyakomeje kuba ari abantu bamwe bakora uwo mwuga mbese urumva uwo niwe wakoraga uwo mwuga w'ubusizi wabitozaga n'umwana wawe ufite ubushobozi si mu basizi gusa usanga ari ibintu byakorwa mu gihe cyose cy'ingoma ya cyami nk'abari abiru nabo umwiru yabaga yarabyawe n'undi mwiru wajya no mu myuga yindi na n'ubu hari imiryango wumva yenda bavuga bataba n'abakannyi urumva ko hari uwo mwuga nyine wabakanaga imyenda yambarwaga impu zambarwaga icyo gihe ntabwo ari kuza wowe ngo uyu munsi ngo natangiye ngo ngiye nk'uko uyu munsi ushobora gushinga utangiza kwihangira umurimo kubera ubu hari amashuri n'ibindi ushobora kwihangira umurimo ugatangiza ahantu ariko kera uko byagendaga ayo mashuri nyine ni uburere wabonaga iwanyu wabitangiriraga iwanyu ikintu ukazagenda ukizi ukimenya hano turi mu Buraya hari ubwo ugenda ukiyandikisha ahantu bakakwigisha kuvuza ingoma ukazivuza rwose ingoma nyarwanda ariko ubuganiriye n'abantu bakuze cyane bakubwira ko si ubonetse wese wazivuzaga bagomba kuba uri umwiru w'izo ngoma warabihawe na so biri mu miryango yanyu ugasanga mbese ni imyuga yose yabaga ifite imiryango yihariye ku buryo rero n'abasizi birumvikana ko ntawe ari kuza ngo bizabyiruhemo ngo azanabishobore. Nibwo buryo wabyigaga mbese bwari mu rugo gusa nyamara uno munsi mu Rwanda hari inteko nyarwanda y'abasizi ikaba isa n'ari umuryango wo guhuza kumenya no gufasha abasizi bo mu Rwanda ubwo ndumva ari abasizi kuri bitajyanye gusa n'amateka cyangwa na politike kuko n'abakora izo mvugo ndumva bashobora kubarizwa muri uno muryango. Bambwiye ko ari intebe ya kera ishingiye ku intebe ya kera yahoze iri mu karere k'Inyanza sinzi nanda bivuga neza ariko ngo ni ikiruri cy'abasinga wamfasha nako karere bavugaga ko ariho ngo agomba kuba ariho Nyirarumaga yakomoka yavuze ngo ni ikiruri ngo cy'abasinga nuko kubwo hari hatuwe n'abasinga kandi Nyirarumaga izwi ko yari uwo mu muryango w'abasinga bikaba mbese ari projet yo guhuza abasizi b'ubu mu Rwanda bose Bahati akaba ari muri bamwe bari barayishizeho ubwo rero ndagira ngo twongere tugaruke kuri iyo talent dusa nkaho twese duhombye kuko mu gihe Bahati atarimo arandika ngo asige cyangwa se ngo atubwire aduhe contribution ye ndumva ari u Rwanda twese abanyarwanda twese abakunzi b'ururimi twese turimo turahomba. Ubwo ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mukawigoma mukaza kudufasha gusobanukirwa n'ibisigo bya Bahati n'amateka y'abasizi muri rusange. Hari akantu yavuze ati ko ngewe umusizi mpfuye uburiya ati ko mpfuye ndi umusizi ubwo murenza amasewe byagenda bite amasewe ubu amerewe ate bivuze biti muri urwo Rwanda umusizi n'umuntu wari ufite agaciro n'umuntu kamemu ufite nk'iyo heritage niba we yishwe n'inzara abandi bamerewe bate?
mwakoze kudukurikira, mwakoze kudusangiza, kudufasha kumva ibisigo bya Bahati. Mu gihe tugana ku musozo ndagira ngo nibutse ko guhera ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 2 kuno mwaka umusizi Bahati Innocent Musa yaburiwe irengero. Ku masaha ya nimugoroba telefone ze zarazimye, na n'ubu rero nta uragira amakuru, yaba abavandimwe be yaba abagenzi be bo mu muryango w'abasizi, nta numwe wari wagira amakuru ye. Byihuse ikirego bakigejeje kuri RIB kugira ngo babafashe kumenya icyaba cyabaye cyamubujije gusubira mu muryango we. Birumvikana ko abakunzi be, abamukurikira, abakunzi b'ururimi baba baminuje cyangwa ari nkanjye turi kugerageza kumva ariko turukunda, turahangayitse. Turagira ngo tusabe uwabo wamurabutswe, uwabo ufite inkuru azigeze ku babishinzwe kugira ngo badufashe kumenya aho yabari. Umufite wese uwabo umubuza kugaruka, turabasabye mumugarure, turacyamukeneye. Ndagira ngo ndangize mbabwira mbasangiza icyifuzo cyanjye. Amezi agiye kuba 2 bahatabuze. Icyifuzo cyanjye nuko kuri anniversaire y'itaha, akaba ari ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 4 kwezi gutaha, ko Bahati yaba yagarutse akatubwira uko byari byagenze. Ndabashimiye, ndabahamagaye ngo mujye kureba YouTube channel ya Bahati, namwe mwirebere ibisigo bye, mwumve mbese namwe icyo mwakuramo. Murakoze kuba mwadukurikiye, turabashimiye. Ntitwarangiza tutabasangije amagambo umunyamabanga mukuru wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Bwana Muri Edouard yavuze ku wa 5 tariki ya 19 Werurwe mu nama nyunguranabitekerezo itegura umunsi mpuzamahanga w'ubusizi. Uwo munsi wijihijwe tariki ya 21 Werurwe uyu mwaka wa 2021, aho asa n'ushaka gutanga umurongo abasizi nyarwanda bagomba kugenderaho. Bwana Muri rero yaragize ati: utagira icyo arengera ararengera, kandi utagira ikimubuza gutana aratana. Ubusizi iyo bwayobye burayobya. Niyo mpamvu mpamagarira abasizi bose bitabiriye inama kwirengagiza ingorane zose ubusizi mu Rwanda bumazemo iminsi, ahubwo tugatanga umusanzu wo guhanura no guhwitura abacu bari kwica umurongo. Ayo magambo rero yatumye twibaza tuti, ese abasizi b'u Rwanda baracyafite ubwisanzure bwo gusiga nk'uko byahozeho? Tukongera tuti, ese uyu musizi Bahati yaba ari mu batunga urutoki? Ese aho abo bategetsi ntibaba bazi aho ari? Twizere ko mu minsi iri imbere tuzabone ibyo bibazo byose bizabonerwa ibisubizo. Ikiganiro cyacu rero gihagarikiye aha. Ntimwibagirwe gukanda ku nzogera, kulike no gupartaja. Murakoze naho utaha.